Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cya Matayo ibice 8 ku murongo waho, turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami wabasha kuba ushaka kunkiza? Aramusubiza arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu muntu se byagenze bite? Uyu muntu ukuntu byagenze, umuntu yarwaye maze iminsi yarandwaranye, ariko bambwiye yuko ushobora kumujyana ku banyamasengesho bakamusengera yamwafasha. Umva, reka tumusengerere. Icara hasi tugusengere. Abasha kwicara hasi? Wapi no kutera imigeri no. Ntacyo niyicare gatoya, naho mwicaze tubashe kumusengera. Reka dusenge, mwese nimutunge ibiganza kuri uyu muntu tubashe kumusengera. Mu izina rya Yesu turirukana imbaraga zose z'umwijima. Mu izina rya Yesu imyuka mibi yose. Mu izina rya Yesu ibitero byateye uyu muntu. Mu izina rya Yesu turirukana imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu turasenyera imyuka mibi yose. Turasenyera imbaraga z'umwijima. Turasenyera gukora kw'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikugiriye neza. Imana iragukijije. Imana igukijije uko gusara kwawe. Imana ikoze ibitangaza. Imana ikugiriye neza. Haleluya. Uyu muntu Imana iramukijije. Uyu muntu Imana imugiriye neza. Arakize. Jyana umuntu wawe, Imana iramukijije. Ngaho jyana umuntu wawe. Haleluya, haleluya. Amen. Jyana umuntu wawe, Imana ibagirire neza kandi mukomeze mugendane n'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya, Reka dukomeze dusenge dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba hafi y'Imana, kuko Imana ibashije gukiza umusazi. Amen. Imana igirishije umusazi, uriya muntu wari wararwaye kubw'amasengesho abantu basenga. Kuko Imana imugiriye neza. Komera. Uyu muntu wabuze ko ndeba n'ubwoba. Umuntu wanje yarwaye yandembanye rwose. Yakuremye. So mureba nyine afite n'umuriro mwinshi. Aritsamura arakorora akababara mu gatuza. Umuriro mwinshi biteye ubwoba. Neza shaye. Uko rero uyu hari ahantu nakurangira babasha kuba bamuvura. Bamumvurira. Ari gukorora afite umuriro. Uyu nanjye ubona yari yararwaye yarasaze. Arwaye nanjye byaje. Narindwaye amakaburo. Yararwaye. None bamusengera akira. Mvuye ku banyamasengesho bari hari hirya. Ngeze rwose baramusengera none arakize. Imana kirimo rwose ubundi gushima Imana. Nawe ushobora kugenda ukareba ko hari ikintu bakumarira. Rwose hari Imana iko gutanga. Akubu nambara gutyo ureba. Komeza genda yarahira. Muranyura mwinzira mugende muri wasanga yarahira. N'abantu bambonye se. Kandebe ko umwana wanjye yakira. Kuko Imana ibidukoreye ibitangaza. Iyo tubona yakira muraho neza. Byagenze bite? Nta kigenda, mfite umurwayi aho yandembanye rwose. Murabona ibikize. Arimo arakorora, afite umuriro mwinshi, arababara mu gatuza. Mbese Mana yanjye, umwana wanjye yandembanye afite umuriro. Ariko se ubwo noneho aho se corona yabarwaye. Ni corona. Ayiwe mu rugo iwanjye se corona yaravuye. Nta corona mwana wanjye rwose. Ibyo ni ibimenyetso bya corona. Niba afite umuriro mwinshi akaba yitsamura. Oya rwose hoye umwana wanjye ntago rwose arwaye corona. Umva hoya ahubwo hoshi mujyane genda. Ntago umwana wanjye arwaye corona rwose mwabantu.
genda musengeye mubare musengere umwana wawe ahubwo utamutwanduza musengerereye nimwigire murabyanze oya none mwebwe ntabwo mubizi mwanze gusengera umwana wanjye arwaye mwigire batabanduza corona mwanze kumfasha bafite uburwayi muhaguruka mwanze kumfasha uwo muntu ararwaye ahubwo ihute murasengera no mu ishyamba ntabwo byemewe muri corona gusenga none mu masenya mu ishyamba natwe reba abantu bose uteranyiriza ngaho mama we oya tubabarira ugira vuba rwose uri kwica amategeko uzanira uburwayi gira vuba oya reka nze mamagare